ukuvuga ngo Imana yanganirije imbwira ko ifite umubabaro. Imana irambwira ngo itegereze urebe abantu, mbona abantu benshi bari bameze nk'abantu bari hano mu kibaya kinini cyane, ikibaya kinini uko warebaga hejuru y'abo bantu ukabona hararambitse cyane mbetse no hasi hararambitse cyane, bari hagati muri icyo kibaya. Imana irambwira ngo yaremye umuntu igira ngo ayigirire inyungu, ngo kandi ngo namukunze urukundo rurenze urw'inyamaswa ndetse n'ibindi biremwa. Hanyuma ngo reba uko bano bantu bangana. Ngiye kubona mbona ba bantu bacimbutsemo ibice, mbona bamwe bavuye aho bari bivuruguta mu byondo ndetse n'imisenyi, bivuruguta mu bintu birabanduza cyane, bivuruguta mu bishishwa by'imineke, bivuruguta ahantu ubona ko nyine bahindanye mu masi. Ndavuga ngo bano se ko babivuruguse kandi nkaba mbona abasigaye bativuruguse aribo bakeya. Numva ijwi rimbwira ngo komeza witegereze urebe. Ndimo ndeba iryo yerekwa, Imana iranganiriza irambwira ngo ibabajwe nuko abantu bayihombeye, ngo abayihombeye ngo ni benshi, abayizaniye inyungu ngo ni bakeya. Imana irambwira ngo ntangariza abantu bose ku isi yose ngo mumenye neza ko bantu mwateye umugongo Imana, ngo ibyo mwabibye muri yo nibyo izabasarurira. Muri kamere y'Imana, Imana itinda kurakara. Bamwe ngo muri kuvuga ngo ese ngo izazite ngo ndayiyamye, ngo abo bateka mutwe, yego ibyo byo twe twaravyemeye, ibyo mutwita ibyo ari byo byose, ibitutsi byose twe ntabwo biduteye ubwoba n'agahinda, kuko tuzi ko ibyo nibyo bihishemo ingororano za. Amahoro ya Yesu bakundwa mu mwami wacu, turabakunda muri Kristo Yesu. Tumaze igihe tutaboneka ku mbuga nkoranyambaga zacu, Pastor Evode kuri YouTube, ariko tugarutse mu mavuta mashya cyane, mashya y'umurongo udasanzwe wo kugira ngo nanone twubure ya gahunda yacu yo kuganira n'abera ku isi yose. Abakristo muri rusange bakenera ibintu bitandukanye, kumenya icyo Imana igambirira ku buzima bwabo, hanyuma kumenya aho isi igeze, ariko tubibwirijwe n'umwuka w'Imana mu buryo bw'ubuhanuzi, kandi nanone tukakomeza kubahishurira inzozi murota ku isi yose mu buryo butandukanye, kuko twese ntabwo tungana mu isi y'umwuka. Bibiliya ivuga ko habaho abana mu gakiza n'abantu bakuru mu gakiza. Abantu bakuru barya ibyo bita ibiryo bikomeye, abana bato mu mwuka bafata icyo bita amata y'umwuka, cyangwa se inyigisho zisa n'izoroheje, kugira ngo nabo bagende bakura Imana ibigisha kugeza igihe bagereye ku rugero rukwiriye. Munyemerere tubanze dusenge. Ndumva ndi kumwe n'imbaraga zikomeye z'Imana, kandi zigiye guhindura amateka y'umuntu wese ugiye kwicara kuri iyi kamera aganira natwe, yumva ibidusohokamo by'ubugingo, mu gihe benshi bari gupfapfana, mu gihe abandi Satani ari kugenda abatwaza igitugu. Twe tukomeje ibihe byo gusenga no kwegera Imana. Ntabwo tugamije views hano cyane, nubwo nazo ari byiza, izo ni inyongezo, ariko icyo tugambiriye ni ukurokora imitima y'abanyetorero, imitima y'abantu, ni ukubwira abantu iby'ubugingo, ni ukubwira abantu ibintu bishobora kubafasha twubaka imitima y'abakristo, cyane ko ari wo muhamagaro twahamagariwe. Ntitubujije abandi bafite imirongo itandukanye bubatse yabo, ariko nanone kandi twabahugura tuvuga ngo ibyiza nuko bakora ibihesha inyungu Imana kuruta guhombera Imana. Father, mu izina rya Yesu, urakoze kubw'iki kiganiro cyiza ugiye kuduha, nkuko wabinganirije mbere yuko nza kuri izi kamera. Wambwiye ko urahagararana nanjye, ukaba uri kumwe nanjye. Ndakwinginze kugira ngo umwuka wera w'Imana n'imbaraga
zidatsindwa kandi zikomeye zibe hamwe n'abera bose. Umuntu wese uri bwumve iki kiganiro, ubu butumwa bwawe kandi ibi waduhaye gusobanura, ndabizi ko hari benshi bari mu rujijo batajya bamenya uko bihagaze, ariko kandi ndakwinginze kugira ngo umwuka wera muziranenge agende mu ntekerezo z'abantu, muri roho z'abantu, kandi agende arohore abari barohamye, atange imbaraga. Urakoze kubw'uyu muntu dukurikiye wemeye gufata megabyte ziwe, akumva ijambo ryawe, akumva icyo ugambirira, akumva uburyo yava mu mwijima. Ndamugushimiye uyu muntu, muha umugisha wawe, kuko wangize umuhesha w'umugisha, umuhanuzi w'umugisha, kandi ungira umuhanuzi w'icyitegererezo. Ngushimiye ibyo rero wankoreye, kandi ubikorere n'abera bose, kugira ngo tuzabashe gutegura umubiri wawe nk'uko bikwiriye, mu izina rya Yesu, amen. Ushobora kwibaza ngo niki uyu munsi Prophet Evode azanye ku mbuga nkoranyambaga kuri YouTube? Nta kindi bene data, mfite ubutumwa, ariko kandi ndabanza ngire akantu mpandura gato. Sinzi abo maze iminsi mbona bavuga ngo Imana ngo yaracecetse muri kino gihe. Reka mbasobanurire iki kintu ho gatoya, hanyuma mbone gutanga message. Mukuri ntabwo Imana yacecetse, ahubwo uko ibihe birushaho kwegera abantu b'Imana, niko bamwe bari kugamburura mu makuba yabo, hanyuma bigatuma Imana ituza, kuko ntacyo kubatuma yabatuma, kuko ibyo yabaha impamba yabaha gushyira abantu ntabwo bayigezayo uko Imana yabahaye, cyangwa abadayimoni bari kubamburira iyo mpamba mu nzira. Ndavuga iki? Ubutumwa ubundi Imana itanga, Yesu yaravuze ngo dore ndi kumwe namwe kugeza ku mpera y'isi. Ntabwo rero umuntu abaye ari kumwe nawe ntabwo yareka kuvugana nawe. Yaravuze ngo mbahaye isezerano abigishwa banjye, ndi kumwe namwe kugeza ku mpera y'isi. Imana icecetse yacecekera no mu ijambo ryayo. Imana icecetse, umwuka w'Imana ntabwo waba uri ku bantu, kuko umwuka w'Imana uri kuri twe kugira ngo tumenyeshe ibyenda kuba n'ibyabaye, ndetse n'ibyo duhagazemo, kugira ngo itorero ridatarara. Rero icyo kintu cyo ntabwo ari cyo kirimo umurongo utukura. Umuntu wese uzakubwira ngo Imana ngo iracecetse muri kino gihe, ntabwo ariko bimeze. Ahubwo dore ikibazo gihari, Imana iratuma abantu ubutumwa bakabutanga uko itabibabwiye. Je niko yaganiriye nanjye, ikabaha ubutumwa ngo babutangane ubugwaneza, babutangane imitima mizima, babutange nta byaha, babutange nta bugome, babutange kugira ngo bugere ku bantu uko yabugennye. Yesu mu buhanuzi bwe mu isi, n'igihe avuga ngo urusengero rw'i Yerusalemu ntabwo rizasigara rigeretse ku rindi, ntabwo yabivuze nk'ukanga abantu, ahubwo yarabibabwiye, kuko ijambo Imana isohora mu kanwa kayo rishobora kuvugwa rituje, ariko rikagira imbaraga nyinshi. Rero Imana, ndagutangariza ko aho uri muri Amerika, aho uri mu Rwanda, hano mu Rwanda rw'Abanyarwanda, Imana iracyavuga, iracyasura abayobozi bacu, iracyasura abaminisitiri, iracyabaho umurongo ngenderwaho, iracyasura abanyamadini, nubwo bamwe batakumva icyo Imana ivuga. Bibiliya iravuga ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri, naho umuntu atabyitaho. Hanyuma rero Imana izakomeza kuvugana n'abantu bayo. Imana iramutse icecetse mu gihe gisa n'iki ngiki cy'imperuka, hagwa imbaga nyamwinshi. Ndakubwiza ukuri, Imana iravuga buri munsi, ahubwo muri bintu yampaye kubabwira harimo na message ikomeye yuko abantu batari kwemera imvugo yayo. Hanyuma rero ndagira ngo kandi nongere nkure mu rujijo abantu banze Imana bayangishijwe n'abiyitirira izina ry'Imana. Ndagira ngo mbabwire ko kugeza kuri izi saha, mu by'ukuri umuntu yakoze ikibi niwe barawe wibara Imana. Imana nta rubanza ifite imbere yawe, kuko Imana icyambere mu bumana bwayo ni inyangamugayo. Number 2, Imana
mu bumana bwayo ni Imana ikunda icyubahiro cyayo. gatatu, Imana ni Imana ica inzira aho zitari. kane, ni Imana ikunda ko abantu bayimenya. rero umuntu nakora ikibi yarahemukiye Imana, mwibyitirira Yesu, mwibyitirira Imana. fata umuntu w'inyama n'amaraso umwitirira icyo kibi, ariko Imana muri kamere yayo nticumura, ntikora ibyaha, ntibeshya, ntigambana, ntitukana. Imana ishobora ibintu byose. icyakoze mu kuboko kwayo habamo ibyiza n'ibibi bitewe n'impamvu y'icyo ishaka kugeza ku muntu. Yesu abamugisha kubera b'Imana mukurikirana YouTube zacu. nababwiye ko muzajya mubona iby'ubugingo, tubishyiraho ibiganiro tukagira views nkeya, ariko twe ntabwo intego yacu ari views. dutanga amafaranga kugira ngo ubutumwa bwiza bugere ku bantu bose, cyangwa se ibyo twifuza gutambutsa mu mitima yacu Imana iba yadushyizemo bigere ku bantu b'Imana. ni ukuri ubwami bw'Imana buratwaranirwa, ariko intwari zibugishamo imbaraga. iyo mvuze ngo twe ntidukeneye views cyane, ntabwo mvuze ko commentaire zidakenewe atari nziza. ni nziza pe. abari gukuraho amafaranga ni byiza ko Imana iri gutuma muyakuraho, cyangwa se namwe mugakora tekinike zanyu zo kubeshya no kwesitara ibintu mukakuraho amafaranga. ariko ndagira ngo mbabwire ko ikinyoma kirakura. iyo kimaze gukura ukuri kuraza kukakirukana. iyo kirukanwe rero kigenda nabi, kigenda intambike. niyo mpamvu twebwe ayo masomo rero twarayize, Imana yaratwigishije, yaraducuze bihagije, yaduhaye umurongo tugomba gukoreramo, kandi kuko tuzi inkoni zayo, kuko tuzi imihanire yayo, kuko tuzi imikorere yayo ho gatoya, twebwe twirinze ibyo bintu, twiyambuye iyo myambaro y'umwijima. nubwo twagira abantu bake badukurikira, turabizi neza ko ijambo rigomba gusohoza icyo ryahamagariwe. Bibiliya iravuga ngo inzira ifunganye ni inzira ijyana abantu mu bugingo, ngo ariko inzira ngari ni inzira ijyana abantu mu kurimbuka. ngo iyo nzira rero abayicamo ni benshi, ariko ngo inzira ifunganye abayicamo ni bakeya. ntabwo turi muri competition zo kugira ngo amacano yacu aremere cyangwa ahambare cyane, ahubwo abantu 500 bumva ubutumwa bwiza, bumvira ijwi ry'Imana, bene abo baraduhagije ku mitima yacu, kubera ko abo tubahembewe tugeze mu bwami twaba twarakoze igikorwa cyiza cy'ubunyangamugayo. ikindi mbere yuko ntambutsa message nshaka gutanga kugira ngo abantu bave mu rujijo, abantu benshi baribaza ngo dukurikire nde, twumve nde, tureke nde. reka nkubwire inshuti yanjye, Imana yaguhaye icyo bita ingengabihe. iyi Bibiliya ni ijambo ry'Imana. va mu bunebwe bwo kudasoma, usomira ijambo. uyu ni umuyobozi utayobya, uyu ni umuyobozi mwiza ukwereka abakozi b'Imana b'ukuri n'abakozi b'Imana b'ibinyoma. Bibiliya ivuga neza ko umukozi w'Imana adakwiriye kugira amahane. umuntu ujya hariya agatukana, akabeshyera Imana ngo iramutumye gutukana, mu by'ukuri niyo wakoma amashyi, ariko umenye neza ko muri icyo gikorwa wowe nawe urimo ntabwo Imana ibirimo. Imana ntitukana, niko nababwiye. Bibiliya iravuga ngo umuntu w'Imana wese cyangwa se umukozi w'Imana ntakwiriye kugira amahane. mu gihe kiri imbere tuzagenda tubereka aya maverise y'imirongo ahantu ari, iyi mirongo ahantu iri igenda igaragaza abakozi b'Imana b'ukuri. utanagiye muri ibyo wenda biroroshye ko wareba ngo Petero yabayeho hati, Yohana yabayeho hati, Stefano yabayeho hati. hari ibitabo by'amakomanteri ya Bibiliya agenda agaragaza imyitwarire y'intumwa. kandi muribuka ko kugira ngo bitwe abakristo babanje kwitwa abakristo, abakristo, noneho haza kuvamo izina ryitwa ubukristo. ibyo rero nuko abantu bari bababonye imyitwarire yabo, baravuga ngo bariya abantu ni abakristo, babanye na Kristo, bahoranye nawe, kuko bari bafite imico ya Kristo. rero mu by'ukuri ibyo Yesu atakora, nubona umuntu yabikoze, mubare nk'umuntu, kandi umubare ko uwo muntu yatewe n'umwanzi umusengere. nimutera abantu amabuye nanone, ariko nanone Bibiliya iravuga ngo muzamenye ukuri, niko kuzagira gute, kuzaba batura. rero muri ibyo byo kwibaza ngo turakurikira nde, turareka nde, hariho abamisiyoneri n'abavugabutumwa batandukanye
bafite amagambo meza y'ubwenge pe, ariko ndagira ngo nkubwire ko uko byagenda kose umuntu wese uri gukora ibiganiro asenya bagenzi be, agaragaza amafuti ngo ya bagenzi be ngo bagize gutya bagize gutya, uwo ni umwuka wo gushaka kwikururaho abantu, kwikururaho imbaga nyamwinshi, kuko niyo mwene so yaba yagize aho ananirirwa ejo Imana yamubyutsa kongera akadepasa mu isi y'umwuka. Bibiliya ivuga ko mu buryo bw'umwuka twebwe turi mu masiganwa, turasiganwa na Satani, ntabwo turi gusiganwa na bagenzi bacu. Icyakoze umuntu wese ahabwa impano bitewe n'uko yizeye. Hanyuma ndagira ngo mvuge ko ibintu byose umuntu yakora arimo akubita hasi bagenzi be, arimo aneterariza abavandimwe, ntabwo bikwiriye nk'abakozi b'Imana. Rero ndagira ngo mbamenyeshe ko Yesu ari kumwe n'umuntu wese, niyo yaba atari umuhanga, niyo yaba atari umunyabwenge, niyo yaba atarigishijwe ibintu byinshi cyane, Yesu ari kumwe nawe nshuti y'umusaraba. Ntuvuge ngo ndi umwana. Imana yabwiye Jeremiya iramubwira ngo ntuvuge ngo ndi umwana, kuko abo nzagutumaho bazakumva kandi bazakwemera. Ndagira ngo ujye ufata umwanya usenge, Imana izajya iguha umurongo wo gukoreramo. Ariko buri wese hano aravuga ko niwe uri kujyana abantu mu bwami gusa, abandi bose agatura hasi. Ibyo ntabwo bikwiriye ku bakozi b'Imana. Igisha inyigisho zawe uko wazihawe, ariko kandi unakosora amakosa ariko udapushinga ku bantu, kuko buri wese afite umuhamagaro we w'ibyo yahamagariwe. Kandi Imana ibagirire neza, Imana ibambika imbaraga. Nagira ngo mbahe umurongo wo kugira ngo abera muhumure, ntimukangwe n'ibiri gutambuka ku mbuga nkoranyambaga mubona abantu bambikana ubusa, abandi bajombana amacumu, abandi basebyanya, abandi bikorerana bakubitana hasi. Ibyo ntibibakange, byahozeho kuva na kera. Mwebwe icyo mugomba gufokasingaho ni ugufokasinga ku bwami bw'Imana mu mitima yanyu. Mbese ntabwo muzi ko imibiri yanyu ari insengero z'Uwiteka? Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Message ya mbere, Imana yambwiye ibintu bikomeye. Ni ukuvuga ngo Imana yanganirije imbwira ko ifite umubabaro. Imana irambwira ngo itegereze urebe abantu. Mbona abantu benshi bari bameze nk'abantu bari hano mu kibaya kinini cyane, ikibaya kinini, uko warebaga hejuru y'abo bantu ukabona hararambitse cyane, mbetse no hasi hararambitse cyane, bari hagati muri icyo kibaya. Imana irambwira ngo yaremye umuntu igira ngo ayigirire inyungu, ngo kandi ngo namukunze urukundo rurenze urw'inyamaswa ndetse n'ibindi biremwa. Hanyuma ngo reba uko bano bantu bangana. Ngiye kubona mbona ba bantu bacimbutsemo ibice. Mbona bamwe bavuye aho bari bivuruguta mu byondo ndetse n'imisenyi, bivuruguta mu bintu birabanduza cyane, bivuruguta mu bishishwa by'imineke, bivuruguta ahantu ubona ko nyine bahindanye mu masi. Ndavuga ngo bano se ko babivuruguse, kandi nkaba mbona abasigaye bativuruguse aribo bakeya. Numva ijwi rimbwira ngo komeza witegereze urebe. Ndimo ndeba iryo yerekwa, Imana iranganiriza irambwira ngo ibabajwe nuko abantu bayihombeye, ngo abayihombeye ngo ni benshi, abayizaniye inyungu ngo ni bakeya. Imana irambwira ngo ntangariza abantu bose ku isi yose, ngo mumenye neza ko bantu mwateye umugongo Imana, ngo ibyo mwabibye muri yo nibyo izabasarurira. Muri kamere y'Imana, Imana itinda kurakara. Bamwe ngo muri kuvuga ngo ese ngo izazite, ngo ndayiyamye, ngo abo bateka mutwe. Yego, ibyo byo twe twarabyemeye. Ibyo mutwita ibyo ari byo byose, ibitutsi byose, twe ntabwo biduteye ubwoba n'agahinda, kuko tuzi ko ibyo nibyo bihishemo ingororano zacu. Ariko anytime uzamenya ko hari ukuri twavugaga ku bwami bw'Imana, hari ubutumwa twahabwaga,
buvuye mu ndiba y'umutima w'Imana. Icyo gihe rero bamwe buzaririmba korasi ivuga ngo iyo mbimenya nari gufata Yesu nkamukomeza nkareka ibindangaza n'ibituma ncika intege hanyuma nkagundira Yesu. Iyo mbimenya rero nimbi kuko Imana yambwiye ko abantu mu gihe kigiye kuza bagiye kuririmba iyo mbimenya. Bamwe barayiririmbira mu bitaro bikomeye, abandi barayiririmbira mu byorezo, abandi barayiririmbira mu ndwara z'amoko yose, abandi barayiririmba bajya kwa muganga babura indwara, abandi bararirimba iyo korasi amaguru atariho, abandi bazaririmba iyo korasi amakanseri yamaze kwinjira. Kandi kuko abantu benshi bakunda kwibuka Imana bageze mu makuba, Imana yambwiye ko yemeye ko amakuba agera ku bantu bamwe na bamwe. Rero Imana ikurinde wowe nshuti yanjye wumvise ubutumwa, wumvise ubuhanuzi. Iri ni message ya mbere. Ndabonye abandi bari muri gisata kimwe biyambuye babandi bari kwivuruguta. Mbona abo bantu bari kwambika makamba. Ayo makamba bayambikwaga bakambikwa n'amakanzu. Ayo makanzu nabonaga yera. Ndabwirwa ngo Imana ngo hari abantu yambitse amakamba ku mitwe yabo, ngo hari n'abandi yambitse amakanzu mashya, kuko ayandi wagendanye n'umuntu ikanzu yawe arayanduza, wagendanye n'umuntu akandagira mu byondo biragushibukira, wagendanye n'umuntu uzi ko akorera Imana hanyuma usanga arakorana n'imyuka y'abarangi, wagendanye n'umuntu uzi ko uri gusengana n'umuntu ubohora, akwereka ko akubohoye ariko akumurikira dayimoni kuzimu. Rero Imana ibambitse amakamba, ibambitse n'amakanzu mashya. Ababyizereyemo bumva ijwi ry'Imana bavuge ngo amen. Kubera iki? Bibiliya iravuga ngo intama zanjye zizi ijwi ryanjye, iyo nzihamagaye ziritaba, iyo nazo zimpamagaye nditaba. Umva rero ahangaha ikintu gihishemo. Umuntu w'Imana nababwiye ngo Imana ntizaceceka ku buzima bwe. Bibiliya iravuga ngo dore sinzagusiga kandi sinzaguhana. Yabwiye Kuro ngo nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzamenagura ibihindizo by'ibyuma n'inzugi z'imiringa nazo nzazimenagura cyangwa nzabicamo kabiri. Ndagira ngo mvuge iki rero. Iyi message nshuti yanjye, nubwo wambaye iyo kanzu, nubwo wambaye iryo kamba, ariko umenye neza ko ntabwo ariho urugamba rurangiriye. Satani afite ifuhe ryo kugira ngo nawe akuvurugute. Bamwe bivurugutaga nagiye kubona mbona bari gukurura abandi bativuruguse, bashaka bazamura intoki gutya bashaka kubafataho, bari kwivuruguta kugira ngo nabo baze bivurugute. Imana irambwira ngo hari abantu bagushije amazuru, bagusha iminwa, bagusha amavi, bikubita hasi, baravunagurika, baramenagurika. Ngo ngabo bantu rero nabo bari gukwega abantu mu isi y'umwuka ngo kugira ngo babakubite hasi, babambure ubumana bubarimo. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu aguye yubamye hasi, iyo yegutse asanga yamyotse ahantu hose. Abene aha haba igufwa, iri gufwa iyo rivunitse umuntu ababara umutwe wose. Imana irambwira ngo abantu benshi ngo babaye ibisenzegeri ngo kubera ko banze kumvira ijwi ry'Imana bivuruguta mu bitagira umumaro. Ibi ndabivuga mbivugira mu isi y'umwuka, ndabivuga nka message nahawe n'Imana. Imana irambwira ngo aba bantu bahagaze ngo naba bari kwivuruguta ngo bahagaze ngo bahagararanye nanjye. Nitegerejemo hagati mbonamo ufite inkoni ndende cyane, inkoni yakaga umuriro, kandi yari inkoni ubona ko itavunika y'icyuma ari kuriha impande zose iri kwaka umuriro kuri izo mpande. Ndabwirwa ngo uyu urebamo hagati ni umwana w'intama w'Imana. Bantu muri mu rugendo rujya mu ijuru, Imana iri kumwe namwe. Mbega amakuru meza nishimye, mbega ibintu byiza.
hanyuma message ya kabiri ni message nayo nziza ariko ni message y'umugisha. Hanyuma nabonye abantu bari kurya imbuto, ariko izo mbuto abantu uko baziryaga hari abandi babirukankanaga ngo bazibambure. Izo mbuto yari mu bwoko bw'amaronji, hanyuma mbona n'izindi mbuto z'amoko yose. Ndabwirwa ngo numva ijwi rimbwira ngo abana banjye hari imigisha nabamanuriye, ngo ariko bari kuyirya bamwe bafite ubwoba bikanga. Imana irambwira ngo niba yaraguhaye kurya n'igihe cyawe, rya utikanga indwara iyo ariyo yose. Hari benshi mubyibushye mwarabibwiwe n'Imana, muri gutangira kwisonjesha ngo kugira ngo mutarwara indwara zitandukanye. Imana yambwiye ngo irya kuko n'igihe cyawe, wirya wihisha umugisha yaguhaye. Nta ndwara y'abanyegiputa izegera ihema ryawe, nta guhumana kuzaza ku buzima bwawe. Ibi mbikubwiye nk'umuhanuzi w'Uwiteka kandi utumwe n'Imana ku buzima bwawe. Niba ibyo urya bivuye ku Mana, ikaba ari isezerano ryawe, uhumure, ntacyo uzaba, ntacyo uzaba. Niko Imana yambwiye ngo ni muri imigisha yanyu mutihishe, mudafite ubwoba rw'indwara z'abanyegiputa. Kuko ibyo by'indwara z'abanyegiputa, ubwo abaheburayo murumva icyo tuvugana mu isi y'umwuka, byagenewe nyine abantu bo muri Egiputa kuko banze kumvira umwuka iteka. Message yindi nahawe, nabwiwe ko abantu musinziriye. Nabonye abantu baryamye mbona kubyuka byanze. Rwose umuntu yajya kweguka wapi? Imana irambwira ngo Satani yaturubitse abantu inshinge z'umusinziro. Imana irambwira ngo nimukanguke musenge mutagwa mu moshya. Imana irambwira ngo nimukanguke kuko igihe kigoye kandi gikomeye. Iki gihe ni igihe cy'ubugoryi, ni igihe kidasanzwe, ni igihe cy'intege nke z'abantu, ariko ni igihe cy'imbaraga z'ububyutse mu Mana. Rero Satani kuko igihe kimurangiranye, nabwiwe ijwi ryambwiye ngo Satani yateye abantu inshinge z'umusinziro. Abantu barwaye umusinziro. Ubundi habaho indwara ziba ku nkoko zitwa umusinziro n'umuraramo. Abantu rero batewe inshinge n'abadayimoni, basinzira ibitotsi byica. Ibyo bitotsi mu mwuka ni ibitotsi by'urupfu. Imana yambwiye ngo Satani arashaka kubahotora, abahotoreye mu ntege nke. Nimurwanye Satani nawe azabahunga. Message ya nyuma nahawe ni message ku bantu bavuye mu bihugu bya Afrika mukinjizwa mu bihugu by'imigabane y'Iburayi. Nahawe message ya mbere irababaje, iya kabiri ni message ishimishije kuri bamwe muri mwebwe. Icya mbere, nabonye abantu bari kurira, bari mu buzima bubi. Mbona aho baririra, bamwe bararirira mu mazu adafatika. Baravuga ngo nutugeza aho tubona ubutunzi, tuzakubahisha muri ubwo butunzi, tuzafasha abantu, tuzashyigikira ubwami bw'Imana, tuzakorera Imana. Mbona amarira yabarenze. Ngiye kubona mbona Imana ibaciriye akayira. Hanyuma mbona bamwe bateze indege barambutse. Hanyuma bageze, umuntu wese yageraga aho agomba kugera, akabanza agaca mu buzima bubi. Ntabwo mbizi abo turi kuvugana bari kubyumva. Uraza gusacinga ibyo wanyuzemo. Ngubwo buzima bubi ngo akabunyuramo avuga ngo nakubwiye ko nuntabara. Ngo bakibutsa Imana imihigo bahize bakiri mu bihugu bya Afrika. Ngo Imana iza kubacira akayira, niko nabirebaga. Ako kayira kavamo ubutunzi, ariko ubwo butunzi ngo butuma bibagirwa Imana. Ngo abandi banga kubikora ngo kuko babona ngo hari abadakwiriye. Imana irambwira ngo irababaye ngo kuko abantu bamwe bahagaritse imirimo myiza bakoreraga Imana, ngo baradamarara, ngo none Imana
ngo yemeye ko bamwe baba mu mubabaro ngo nabwo ntibabyumva. Ndabwirwa ngo iyo ubona uryama ukabura ibitotsi witwa ko uri kumwe n'Imana, uribwira ko Imana ikiri kumwe nawe, cyangwa hari akanyafiri kukunyuzaho kugira ngo wibukama imihigo wahize. Imana irambwira ngo igiye kubibutsa imihigo, ngo kandi irayibibutsa nabi, ngira yibibutsa nabi ngo kuko imihigo mwahize bamwe ni muyihigure. Ariko de los ebinistance therapy diva alo, Imana irambwira ngo iracyabategeye amaboko n'ibiganza byayo kugira ngo mwibukaho mwaguye, hanyuma mwiyeze mwongere gukora uko mwahigiye Imana. Rero bantu muri mu bihugu by'i Burayi mwavuye muri Afrika, ubwo iyo message iri kureba umuntu wese wavuye muri Afrika. Niba hari uzi umwoherereza ikiganiro, ikintu yahigiye Imana ku mutima atangire kugenda agihigura. Niba warahize kuzakura abana mu muhanda, niba warahize kuzafasha ipfubyi, niba warahize kuzambika abapfakazi, niba warahize uzaba umwishingizi w'abatishoboye, niba warahize ko uzishyurira abantu ubwishingizi bwo kwivuza, ukagera iyo ukadamarara, Imana ije kukwishyuza nabi nyuma y'iyi message. Bamwe muzahamagara, abandi muzarira, kubera ko Imana imanuwe no kubishyuza imihigo mwahize, kandi iyo ngo ikisabwa kubakorera yarayikibakoreye. Ngo niki itakoze ku buzima bwanyu? Bamwe barapfu, wowe urasigara. Abandi impanuka zarabahitanye, wowe urasigara. Abandi babaye abatinga, wowe urasigara. Abandi binjiye mu myuka mibi, wowe iragusigaza. Nukuri ndagira ngo nkubwire ko icyo yagusigarije no kugira ngo utunganye ibisigaye bidatunganye. Nabonye rero ikindi gisata cy'abantu babeze gutya, bagezeyo bibuka iby'Imana yabakoreye, bibuka aho Imana yabakuye. Baravuga ngo twebwe tugambiriye gukora neza, kabone nubwo abo twabikorera batabibona, ingororano zacu ziri mu bwami. Ndasubiramo, abo baravuze bati twe tugambiriye gukora neza dukurikije aho Imana yadukuye, kabone nubwo abo tubikorera batatwitura ibyiza, baba batari mu murongo muzima. Twebwe turakora icyo Imana yadushyize ku mutima, ingororano zacu ziri mu bwami. Imana irambwira ngo umuntu wese ugira neza nagire neza atitaye ngo bizangarukira, cyangwa se atitaye ngo uyu ni muzima uyu ni umupfu, ngo kuko ijonjora ni iry'Imana. Ndagira ngo rero mbabwire ko kugeza kuri izi saha, usibye undi waba ufite ishurirwa ridasanzwe ukamenya ko aho uroha ari kuzimu, ariko ubundi ni mukore imirimo. Ndababwiza ukuri ko ubu buhanuzi mbahaye abantu muri hanze y'ibihugu, mu bihugu by'u Burayi, ntabwo birarenza ukwezi kwa gatandatu bamwe muri mwe bitabasohoreyeho bariya navuze ko bagomba guhindukira. Imana yabimbwiye. Hanyuma rero Imana ibagirire neza. Ndagira ngo ntambutse message isa naho ikomeye, ariko sinda pushing igihugu icyo ari cyo cyose kubw'impamvu z'ubwiru bw'Imana twabwiwe kuvugamo, cyangwa se n'umurongo Imana iduha. Mu kwezi kwa gatandatu, Imana yambwiye ko ni ukwezi kugiye kugora abantu cyane, ni ukwezi kugiye kurusha abantu cyane. Imana irambwira ngo umuntu wese ufite umuhamagaro nakanguke yiyeze muri uku kwezi kwa gatanu. Kubera iki? Hagiye kuba igihe ukwezi kwa gatandatu kugiye kururira abantu, kugiye kumera nk'umubirizi, kuko nabonaga umuntu agenda yasamura abantu, nkabona arabashyira igikakarubamba. Abatazi igikakarubamba ni icyatsi kiryana kirura cyane. Icyo gikakarubamba abenshi bakinywa bivura inzoka cyangwa se n'ibindi, ariko simbarangiye imiti, mujye mujya kwa muganga. Hanyuma Imana irambwira ngo ntangariza abantu ko ukwezi kwa gatandatu hariho igosora. Nabuze urutaro mba naruzanye, ariko ubutaha tuzajya dubikora, twazanye n'ibyo bintu tubereke uko ibintu bimeze. Nabonye abamarayika benshi bafite urutaro. Urwo rutaro hariho amasaka, nkabona barimo baragosora, nkabona amasaka arajya ku ruhande, urukungu ruri gutumuka, ariko rugatumuka rugwa ahantu hari
hari umuriro nkabona urwo rukungu rurimo ruratwikwa rugashya ariko uwo muriro wavugaga cyane wari urimo ibintu bituragurika cyane ku buryo byaturikaga nk'ibisasu. hanyuma numva ijwi rivugana nanjye ngo ukwezi kwa gatanu ni ukwezi ko kwiyeza, ni ukwezi ko kwegerana n'Imana, ni ukwezi ko kwihuza n'Imana, kuko utari bubikore ukwezi kwa gatandatu kuraza kukururira. Uravuga ngo wishingikirije ngo ku mfatiro runaka, hari imfatiro ziri busenyuke mu kwezi kwa gatandatu. Niba wishingikirije ku mafaranga akaba yaratumye utamenya Imana irayakwambura ariko ikwimenyekanishaho. Niba wishingikirije ku kintu icyo ari cyo cyose, Imana iraza kugitezamo umuyaga kugeza igihe ubanje kumenyera ko ariyo yaguhaye ubuzima, inabishatse yabwisubiza. Mu by'ukuri rero ibi birareba abantu bose muri rusange, sabera gusa n'abapagane. Izi message muzumva, ariko ukwezi kwa gatandatu bizageza tariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu. Bamwe mu bantu bumviye ibi bintu bakanga kubikurikiza, murahura n'ibintu bitoroheje. Ntabwo ari iterabwoba, twe turahishurirwa tugatambutsa amahishurirwa, ariko kandi n'uwo byatera ubwoba yihangane, kuko ibiduhahamuye n'imyishi, kandi ntabwo ntekereza ko mu isi hari amahoro yuzuye twahabonera, ariko Imana yitambutsa message ibigira ngo abantu biyunge nayo. Hejuru y'imbaraga wizeye hari imbaraga z'Imana, hejuru y'amafaranga hari Imana, hejuru y'abakomeye hari Imana, hejuru y'ako kazi ufite hari Imana, hejuru y'amazu y'ibitabashwa wubatse hari Imana. Kandi yo nuhera umwuka uzamenya ko yari ihari. Ikiza rero wakabaye umunyabwenge, wite ku iherezo ryawe. Abakozi b'Imana mwiyunge n'Imana. Imana yongere idusukire umwuka wayo, yongere iduhe ububyutse. Imana ibahe umugisha, Imana ibane namwe, Imana ibagirire neza, kandi Imana ibagurire imbago, Imana ibakomereze amaboko. Rero mukomeze kugira ibihe byiza. Imana ibahe umugisha. Mwakoze kudukurikirana. Nimero ibiri hasi mu kiganiro, ukeneye ko dusengana, ufite icyifuzo ushaka kwandika message kuri WhatsApp yacu, kuri telefone ngendanwa murayibona aho ngaho, iherwa n'885. Ndagira ngo rero dusenge Imana, ariko kandi aho muri mwese mukomeze kwinginga Imana kugira ngo dukomeze guhashya amadayimoni, kandi Imana izaduha umugisha. Uyu murimo dukora ntabwo ari ubusa, uyu muhate dufite si ubusa ku Mwami. Ingororano z'abihanganye n'ukuri zirahari. Father, urakoze mu izina ryawe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Imirimo y'amaboko yawe irakomeye, imbaraga z'Imana ziri hejuru ya byose. Urera, urakiranuka, urera, urahambaye, urera, urakomeye. Ngaho komeza kuganza no gutegeka, komeza kwigaragaza no kwiyerekana. Ineza y'Imana ikomeze kuganza, ubasha bukomeye bw'ijuru bukomeze gukora kuri buri muntu wese. Ndasengera umuntu wese, ndasengera uyu mukobwa, ndasengera uyu musore, ndasengera uyu mukecuru, ndasengera uyu musaza, ndasengera uyu muntu muri rusange, kugira ngo umuhe imbaraga zo kwizera ubutumwa bwiza no kumva icyo uvugana n'umutima we. Abantu bumvire mu isi y'umwuka, bareke kumvira mu mubiri. Bibiliya iravuga ngo icyabyawe n'umwuka ni umwuka, icyabyawe n'umubiri nacyo n'umubiri. Ndasabye ngo abantu badukurikirana babyarwe n'umwuka, babyarwe n'Imana, kugira ngo bumve imvugo y'Imana. Imana ikomeze kubagura, kandi aba bantu bakomeze kumva ubwiza bw'Imana mu ngingo zabo. Mu izina rya Yesu dusabye twizeye, amen. Shalom.